udasanzwe w'abari n'abategarugori. Nimwabihera Imana amashimwe. Turashima Imana kubw'itorero ryacu, cyane cyane umubyeyi Yesu amugisha ko waduhaye uyu munsi. Yesu amugisha mwinshi. Amen. Tujye kubagezaho ubutumwa bw'uyu munsi. Banyacyubahiro, bayobozi, bavandimwe muri Kristo, bagore n'abakobwa bacu dukunda, nishimiye kubasuhuza kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori umwaka w'ibihumbi 2026. Turabashimira cyane kubw'umwanya muduhaye kugira ngo tubabwire iki gikorwa cy'ingenzi kigamije kubaha no guteza imbere umugore n'umukobwa. Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti: umugore ni uw'agaciro. Mu ndimi z'amahanga, empowered woman, strong nation. Insanganyamatsiko iratwibutsa umugore afite agaciro kadasubirwaho. Yaremanywe n'Imana mu ishusho yayo, bivuze ko umugore akwiriye icyubahiro, amahirwe n'uburenganzira bungana n'abandi bose. Si impano ahabwa n'abantu, ahubwo ni ihame ry'Imana yo ubwayo. Guhabwa ubushobozi bw'umugore ntibivuze kumuha ijambo gusa, ahubwo ni ukumuha ubumenyi, icyizere, amahirwe n'urubuga rwo kugira uruhare mu muryango, mu itorero ndetse no mu gihugu. Iyo umugore ashyigikiwe, ariyubaka, akubaka n'umuryango, maze n'igihugu kigakomera. Bibiliya irabitwigisha neza. Mu Migani 31 tubona umugore utekereza, ukora, uharanira iterambere ry'urugo rwe nk'abandi. Ibi bitwereka ko umugore wahawe ubushobozi aba umusingi w'umuryango utekanye n'iterambere rirambye. Kuri uyu munsi twihaye intego izi zikurikira: kongera ubukangurambaga ku burenganzira bw'umugore n'umukobwa, kongerera abagore n'abakobwa ubushobozi n'icyizere, gukangurira amatorero n'imiryango ya Gikristo kugira uruhare rugaragara mu kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye, no gufasha umugore n'umukobwa bari muri twe mu rwego rwo kubaka icyizero cy'uko ari ab'agaciro. Turashishikariza by'umwihariko abakobwa kwitinyuka, kwiga guhanga imirimo no kwitabira inzego zifatirwamo ibyemezo, nk'uko Pawulo abivuga muri Timoteyo wa mbere igice cya 4:12. Ntihakagire ubahinyura, ahubwo babe icyitegererezo mu mico, mu rukundo no mu kwizera. Ku miryango tuributswa ko uburinganire n'ubwuzuzanye atari uguhangana, ahubwo ari ugufatanya mu rukundo no mu kubahana. Umuryango wubakiye kuri izi ndangagaciro uba isoko y'amahoro, uburere bwiza bw'abana n'iterambere ry'igihugu. Kurwanya ihohoterwa n'amakimbirane ni inshingano ya buri wese muri twe. Ijambo ry'Imana riduhamagarira urukundo, kubabarirana no kuganira mu bwubahane, kuko ihohoterwa ridahuye n'ubushake bw'Imana rwose, kandi ryangiza ahazaza h'umuryango ndetse n'igihugu. Mu gusoza, turahamya ko umugore wahawe ubushobozi aba inkingi y'umuryango utekanye n'igihugu gikomeye. Iyo abagore bashyigikiwe, bateza imbere amahoro, ubukungu n'ubuyobozi bushingiye ku butabera. Twese hamwe dukomeze dushyigikire abagore n'abakobwa, tububake, tubaheshe icyubahiro, kuko ari bwo tuzubaka itorero rikomeye n'igihugu kirambye. Murakoze.